CS kongeye kuba ikaze bakunzi b'Ingiro TV. Nk'ibisanzwe no musore wanyu Nsabimana Cedric Rukundo aka NCR. Ewana mwarimo nkumbuye kabisa iminsi myinshi rwose. Duherukana ukwezi kuri gushira kabisa, gusa ndamahoro kabisa, ndashima Imana. Namwe nizere ko mumeze fresh kabisa, ibintu ari good, murimo mushima rugaba imigisha kabisa. Nk'ibisanzwe rero ni ya TV yanyu ibagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, ibagezaho ese ni ibihe bikorwa biri gukorerwa mu gihugu, ese na ayahe ma events yegereje muri iyi minsi, ese muri bihe tugezemo haba hari ibitaramo, haba hari gahunda za leta zateguwe zizaba muri uku kwezi cyangwa se muri iyi minsi. Ibyo ngibyo nibyo tubagezaho rwose, tuba kwahababereye 5 kuri 5. Ibintu byerekeranye n'amamatch, ibintu byerekeranye n'ibiganiro, ibintu byerekeranye n'ibikorwa byinshi bitandukanye. Namwe murabizi muri entertainment ewana amakuru yo aba acara ari menshi cyane kabisa. Rero uyu munsi ndagira ngo tugaruke ku gikombe cy'isi cy'amagare. Igikombe cy'isi cy'amagare ni igikombe kigiye kuba cyabera inaha iwacu mu Rwanda. Mu bihugu byose bya Afurika bararebye basanga u Rwanda ari rwo rwujuje ibisabwa kugira ngo iki gikombe cy'isi cy'amagare kibe cyabasha kubera mu gihugu cyacu. Mbere yuko tubabwira amatariki iyi UCI Road Championship 2025 izabera, reka tubanze tubagezeho ubutumwa buturuka mu kigo kizwi hano mu Rwanda cya Nature Nutrition and Market, aho bakubwira yuko bagufitiye pad nziza ku bari n'abategarugori, pad zikoranye isuku ndetse zitabasha kuba zateza umwari cyangwa se umutegarugori ibyago byo kwandura ama infection ndetse n'izindi ndwara ziterwa n'isuku nkeya, kubera yuko izi pad z'ubwazo ni isuku. Reka kumve ubwo butumwa, turagaruka mu kanya. Mbacira umugani bakubwira yuko bagufitiye pad nziza ku bari n'abategarugori b'u Rwanda. Zikaba ari pad zikoranye ubuhanga, zikoranye byinshi byatuma umwari cyangwa se umutegarugori uri mu mihango akomeza kugubwa neza ari muri biriya bihe, dore ko nta ntege acika kabisa. Bagufite n'izindi pad ku bagabo bakunda kurwara ama prostate, nazo zirari kabisa, mutugane. Ku bindi bisobanuro wazahamagara kuri 079 2019 443 cyangwa se ukadusanga Kimihurura, ni hariya mu karere ka Gasabo, hariya kuri Rege kabisa.
uzadusange uzazitana rwose. Reka dukomeze na UCI Road Championship 2025 aho igiye kuba yabera mu Rwanda, kandi ni ku nshuro ya mbere igiye kubera muri Afurika. Ku batayizi ni igikombe cy'isi cy'amagare, ni igikombe cy'isi cy'amagare kigiye kubera hano mu Rwanda, aho kizamara icyumweru. Ni ukuvuga ngo kizatangira tariki 21 z'ukwa 9 kigeze tariki 28 z'ukwa 9. Muri kumva yuko ari iminsi igera ku cyumweru kabisa. Ni ukuvuga ngo u Rwanda bararebye basanga nirwo rwujuje ibisabwa. Hari ibintu biba bisabwa bakareba ese imihanda imeze neza, ese bafite aho abo bashitsi bakakirirwa, ese amahoteli yahameze ate. Ibintu nk'ibyo biragenzurwa, hanyuma bakaba bakemerera igihugu kuba cyakakira iyi shampiyona y'igikombe cy'isi cy'amagare cyangwa se UCI Road Championship mu ndimi z'amahanga. Bararebye barareba basanga u Rwanda ibi byose rirabyujuje, niko kuvuga ati u Rwanda nirwo rugomba kwakira iki gikombe cy'isi. Ni ukuvuga ngo hano mu Rwanda hari imihanda izaba iri gukoreshwa. Mu kindi kiganiro nzakora ku wa 4 tuzagaruka ku mihanda izaba iri gukoreshwa, ese abantu bagenewe ye imihanda bazaba bakoresha mu gihe iyo yindi izaba iri kunyuramo amagare cyangwa se izaba iri gukoreshwa n'abazaba bari gusiganwa kuri aya magare. Hanyuma rero imifanire atiteyite wowe aho uri hose, aho uzawufanira hose uzitwaza ikintu A1 kizatuma werekana vibe za danje, ukereka abakunzi cyangwa se abanyonzi b'amagare yuko A1 bashigikiye kabisa. Nimuzatume abantu bavuye imihanda yose, bavuye muri za Brazil, bavuye muri za France, bavuye muri za England, batunyuze n'ijisho kabisa, bagataha bavuga ati A1 mu Rwanda namufana kabisa, mureke A1 tuzajye tubyuka kare tugere aho dufanira hakiri kare, ubundi vibe zikomeze zibe vibe kabisa. Ndabasaba kabisa kuva ku tariki ya 21 kugeza ku tariki ya 28 A1 muri iriya minsi reka inkoko igiba ariyo ngoma kabisa, duhurira ku mihanda dufana, dore ko hazaba hari ibyamamare byinshi, abanyamakuru bazaba ari benshi, ibyamamare byaturutse imihanda yose. Bari abakinnyi bo gusiganwa ku magare najyaga mubona muri za Tour de France, Tour de England, mu bihugu byose byo ku isi, mu Burayi, muri Amerika n'ahandi, bose bazaba bari hano ku butaka bw'u Rwanda. Njyewe nta yindi ntumwa nzaba nibereye hariya kuri Convention Center. Niho intebe yanjye y'ubufana nzaba nayiteretse, kandi tuzaba turi kumwe 5 kwa 5. Ingiro TV irahabaye kabisa, Ingiro TV irahabaye, Ingiro TV ndetse n'ikigo Nature Nutrition and Market tuzaba tuhabaye cyane hariya kuri Convention Center, dore ko akenshi muri iriya minsi amagara azajya ahagurukira hariya kuri Convention Center hamwe hegereye kuri Kigali Heights. Nabonye imyiteguro irimbanije hariya kuri Kigali Convention Center. Amatente ya danje bamaze kuba bayategura, amakampu ya danje. Hariya kuri Convention Center azaba ari umuriro kabisa, ibishashi bizaba biturika kabisa. Ndabigukumuje buriya ku tariki ya 21 z'ukwezi kwa 9. ubashije kwagera nawe uzaba ubyibonera kabisa. Yes, mureke rero tuzaze kureba igare turi benshi cyane, dufite ibikoresho gakondo tuzakoresha turi gufana, zaba ingoma se, zaba iki n'iki. muzaze mwisize amarangi yanditseho harya wa mukinnyi bamwita Bosco, muzaze mwisize amarangi yanditseho Bosco kabisa, dushyigikire timu yacu y'u Rwanda ku buryo etape zose bazazitwara kabisa. Ndazi ko bazaduha ibyishimo.
hari ambiance zaba iri hejuru kabisa. Ni ukuvuga ngo rero ikindi kiganiro ngiye gukora turaza kurebera hamwe imihanda izakoreshwa ndetse n'uburyo bwashyiriweho abantu kugira ngo babe babasha gukoresha indi mihanda mu gihe iyo mihanda yindi izaba iri gukoreshwa na UCI Road Championship 2025. Mugire ibihe byiza, asante, ndabakunda cyane. Duhura utaha muri video isobanura imihanda izakoreshwa na UCI Road Championship 2025. Nkomeza kubabwira yuko turi kumwe na Nature Nutrition and Market. Ubutumwa bwayo n'ubu ngubu. Mbacira umugani mbabambuza umugani ntuzabikana nanjye azasanga ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu. Nature Nutrition and Market yaje ari igisubizo ku buzima bwawe kuko yakuzaniye Anion Alpha Secret, pad nziza ku bari n'abategarugori. Izi pad zikoranye ubuhanga ku rwego rwo hejuru kuko zikorekirwa A9 band ituma umwana n'umutegarugori bari mu mihango badacika intege habe na gato. Ikindi kandi nuko izi pad zikoranye pamba ituma bari n'abategarugori muri ibi bihe batagerwa n'ikibazo cy'ama-infection ndetse n'izindi ndwara zose ziterwa n'isuku nke, kuko izi pad ubwazo ari isuku neza. Inkuru nziza rero nuko izi pad isaka taraboneka zamaze kugera inaha iwacu by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Itubaza ubona utere uduhamagaye kuri 079 2019 4443 cyangwa dusanga Kigali Kimihurura hafi yo mu Kiministry neza munsi ya rege ya Kimihurura. Byose ubisanga muri Nature Nutrition and Market, ahantu heza ho kuba, dore ko byose tugufitiye ari umuti ndakurahiye.